namwe mwanshyize hasi murakabya mugeze ubwo mu nshyingira abantu batorotse ibitaro by'indera hariya mu basazi koko ntimunkabirije yego ntago kandi n'uwarya imbwa ko turamushyira kuri thumbnail uwarya imbwa yarya inzu ko ndamushyira kuri thumbnail hanyuma turekeraho ntarenza urugero rwo kuvuga kandi ndi pasiteri uri pasiterine kabisa rwose imbabura ntizikazime pe imbabura ziki nushatse kuvuga icyaho imbabura ntizikazime nimba agenda bakamuha senkisi kuko yasohoye ikiganiro nta wayamurengereza ayamurengereza se we uwamufashe we hariya yagiye babo barayagira ntabwo ashobora kuzira ubusa aho yagiye ntayo bagira ntayo bigirira ushatse kuvuga ntayo bafite aho bari abamonitizi batangiye vuba barabasuzumye simba reba se ko ubu YouTube yabishyize aho none ushatse kuvuga ngo imbabura zabo ntizikazime nabo barimo ntizikazime zijye zihora zaka kubw'izina z'ababi zura wabivuze cyangwa n'abanyamakuru n'abandi turi bukomeza gahe nguko ntabwo namenye uwo ari we ngo umuteye umwaku hari abantu wigize utera umwaku use mu buzima bwawe Kwandi kona usana wibasiwe nubwo uri guseka hari nabo bavuze ko wowe na papa Charlene mama Charlene na papa Charlene ati bahuriye mu Buraya byo warabyumvise ntabwo nabyumvise none ababivuze aho twahuriye hose aho naba narahuriye hose ndumva nta kibazo umuntu uzi ko naba naramuhaye mu myaka maze uzaze kuri kamera sibyo ntago nkusabye imbabazi umugabo twaba twara umugabo cyangwa umusore uzaza ubivuge sinkwinginze dukomeje kubaha ikaze kuri mama Charlene official TV tuba twagarutse buri kanya tuba turi kumwe namwe mukunze kugenda mubibona ko mva ni isaha ku isaha umunsi ku munsi biganira makuru yose twayabagejejeho ngende Clement Bagemahe hanyuma tugarutse dufite byinshi tugiye kuganira na mama Charlene nibateje saga niba yateje iki ntabwo tuzi turamenya impamvu ariko arikwaho n'abanyamakuru imitangazamakuru kuri za murandasi abagore bavuza abagabo bari kuvuga abasore bakavuga mama Charlene ndakwakiriraho neza amakuru mbere yuko usuza n'abantu ni gute uri mu rukundo n'umusore abidekaraye mu gitangazamakuru kimwe ntiriwe nzamura cyangwa ntangaza uri mu rukundo ariko bagema umva ibintu mbajije uri mu rukundo umusore uvuga ko muri mu rukundo uri sheriwe bimeze gute mbitangiriye utarabanza no gusuza abashuti bacu bose n'abasirikare utarabasuhuza twagiye okay ubushize hari ikiganiro nigeze nkora kera ndababwira ngo Imana ifite abarwayi nuko barwariye mu bitaro bitandukanye hanyuma rero abo barwayi b'Imana dutegekwa kubarwaza ntago tugomba kubahuhura nitugira Imana tuzabarwaza bakire kandi niba napfa ntago tuzaba twabigizemo uruhare kugira ngo umbaze icyo kibazo ngo ndi mu rukundo n'umuntu nkuriya rwose ndumva mugeje kure mw'abantu mwe murakabije kabisa nese ninge ukubajije ninge kibazo cyangwa uwo ngo uvuga ko muri mu rukundo bitubwire ni byose ibyo impamvu ndi kubivuga ndahera aha ngaha umuntu ushobora kwemera ibintu nka biriya rwose namwe mwanshyize hasi murakabya mugeze ubwo mu nshyingira abantu batorotse ibitaro by'indera hariya mu basazi koko ntimunkabirije ninde ugushingiye umusazi w'indera koko ubu mama Charlene kweri ubu ngezaho mufata abasazi batorotse ibitaro by'indera mwashyingire ubwo narishatse kukubwira ngo uriya namufashe nk'umurwayi wo mu mutwe urabizi ko uwo musore yabivuze usobura ni umusore cyangwa n'umugabo oya ashaka kuba ari umugabo wataye nk'urugo cyangwa ugenda ateragura inda aho ngaho kuko ntago waba uri umusore ngo ukore ibintu nka biriya none se yabyitiriye ikindi ho uriya muntu ni umurwayi mubifate gutyo ko arwaye mu mutwe kuko iyo aza kuba ari muzima ngufashe Charlene uranavuga Kenya n'amenyo wamuhekenya wamuvutura ukuri nuko ari umurwayi yaza kuba ari umuntu nzi ngo ni umuntu muzima ntabwo byarangirira hanga kuko yarakabije ariko nanone ibyo ari kuvuga nta mbaraga bifite imbere yanjye kuko ari umusazi ari umurwayi warabimenye ko yabivuze ibyo yavuze ko muri mu rukundo nibyo sibyo
mbere yo kuvuga ngo numusazi cyangwa iki ntabwo ari ibyo yatorotse ibitaro nyine azasara na mama Charlene avuye Indera yatorotse ibitaro bifata kuko ari muzima ntago yanyobahuka muri make uramuzi ntabuze ntago muzi sinkanamumenye murasengana cyangwa mwahuriye mu bukwe kandi yaravuze ngo tuzajya gusezerana mu kiliziya ubwo se twaba dusengana akavuga ko tuzasezeranira mu kiliziya mwese nta kiliziya mugeraho musengera oya ntabwo iwacu tuvuga ikiliziya muvuga iki tuvuga urusengero harisiziye kiliziya oya niyo kiliziya ariko bafite urakoze cyane mama Charlene muri make uvanye igihu ikindi uko biri kose wenda ndamutse mfite uwo muntu cyangwa mfite uwo dupanga ntabwo nagira isoni zo kumwerekana yego ntago kandi n'uwary'imbwa ko turamushyira kuri thumbnail uwary'imbwa yarya inzu ko ndamushyira kuri thumbnail hanyuma turekeraho ntarenza urugero rwo kuvuga kandi ndi pasiteri uri pasiterine kabisa agomba kubara kumeze nk'uwarakajwe nabyo kubera iki oya ntago byandakaza nakubwiye ngo ari umuntu muzima ari muzima atari umurwayi twageranayo umaze kubyumva byakiriye utese kuri YouTube biriho kubyumva twarabirebye n'abana narasetse ndatembagara ukuntu akanuye amaso muri rinete byonye ntabwo se wamukunda ako kere wambabariye ntavuga nabi kandi di pasiteri koko ya rwose ntabwo nagera hariya erega burya nubwo musuzugura ndi umuntu usobanutse bande bagusuzugura oya abantu basuzugura batinyuka no kuvuga ko najya mu rukundo n'umuntu nkuriye oya rwose oya pe twarasetse reka nkubwire afite inyinya hariya none akajya n'ukuntu arebera muri rinete n'ukuri kose ntago warakara twarasetse n'abana ubona nk'uwakinnye komedi ze oya ntago ari komedi ni umurwayi utorotse ibitaro kuba mutaziranye nta umweze muhurira akavuga biriya sura ye nibwo bwa mbere nayibonye ikindi ni mu bimenye ibirayi byarahenze ubu noneho ntibicyoroshye ni uburyo bwo kugira ngo nyine abantu babone ubuzima bura nimba baramuhaye nk'ibihumbi 2 cyangwa bakamubwira iti buri nkuru turaguha 5 kuko ura ntiwamurengereza 5 ubwo si ruswa bamuhaye ni ruswa y'ubugome none bamuha ruswa imeze gutyo se akaza kwitirira ko muri mu rukundo barabikora kubera kubona ari bura ntabwo yagohoteye usanga ari yarampohoteye nuko umufata nk'umuntu uvuye Indera uri muzima mwahurira he najya muri ribe se ubwo muzi ko burarera reka mbaha amakuru disi we mbaha amakuru nimuzambone ngo mubone ngo ndi umugore utuzuye nimuzagire ngo sinze amategeko ndabizi ko mu bantu bashyiriweho ribu nanjye ndimo mubo yarenganura ndimo naho narengero nabariza uburenganzira bwanjye bwo kwirirwa muntesha agaciro ariko hoya pe aho ndegera ndahazi kandi ikindi rwose imbabura ntizikazime pe imbabura ziki nushatse kuvuga icyaho imbabura ntizikazime nimba agenda bakamuha 5 kuko yasohoye ikiganiro nta wayamurengereza ayamurengereza se we uwamufashe we hariya yagiye babo barayagira ntabwo ashobora kuzira ubusa aho yagiye ntayo bagira ntayo bigirira ushatse kuvuga ntayo bafite aho bari abamonitizi batangiye vuba barabasuzumye simbareba se ko YouTube yabisize habo none ushatse kuvuga ngo imbabura zabo ntizikazime nabo barimo ntizikazime zigeze hora zaka kubwizina zababi zura wabivuze cyangwa n'abanyamakuru n'abandi turi bukomeza gahe nguko ariko se n'abanyamakuru muzabashakira irindi zina bagemahe muri kumwe n'abagemahe ubu ugafatira izino karivanga n'abariya abantu ngo ntabwo ari abanyamakuru pe babaye ari bo zira diplome zacika yego nakoze cyane hanyuma mama Charlene hari undi wavuze ngo uri indaya wamuteye umwaku wabyakiriye ute ndakubaje kuri Charlene official TV nge Clement Bagemeye rwose ntabwo umunyamakuru se hari mutumirwa niba ari abanyamakuru ariko byaravuzwe ntabyumvise hakorera kanakumbiro ntabyumvise ngira akazi ke ndagira ngo bivuge koko ntago namenye uwo ari we ngo muteye umwaku hari abantu wigize utera umwaku use mu buzima bwawe ko ndi kubona usa n'uwibasiwe n'ubwo uri guseka niba ushobora kuba ubu se umuntu nateye umwaku n'uwo twakubitanye mu gitondo tubyutse nta bintu nzi ibyo byo gutera umwaku sinzi n'uwabivuze iyo bavuze ngo uri indaya ubyakira ute nibyo abantu baramutse bavuze ko ndi indaya ndumva ndamutse ndi indaya sinabambaye indaya ngenyine indaya ziri mu Rwanda si nyinshi hanyuma hanyuma nta kintu byaba bintwaye kuba indaya kuko ko ntabwo uri mineri
oya ijambo naba ngiye gukoresha ntago ryiyubashye rikoresha twumve oya naryo nkoresha rikoresha tipa za gakata okay mbaye ndaya oya atagakase cyangwa mugisha ntago muzi oya ariko umuntu uvuga ko ndi indaya numva bidakwiye kumubabaza kuko ndamutse ndi indaya ubwo ni nkaho waba ubwiye ngo ntuzaze kundambagiza ntuzame musaza wawe cyangwa se ntuzaze kundambagiza kuko ubundi ni indaya ni nyinshi n'ukuri kandi burya indaya ziranamenyana umuntu yamenya ko uri indaya mutarahuriye ahantu mwagiye gutega mwembi muri babiri none ibyo yavuze n'ukuri n'umuntu ushaka kukubwira ko nta kibazo ndiyo nibyaze erega burya ni byiza nguko mba mvuze ngo ndiyo biraruhura umutima we kuko umutima we urashaka kwerekana ko ndiyo mwese uri utariyo ngaho ndiyo noneho bahuma umaze kumva ko wari wabivuze ko wamuteye n'umwaka wabyakiriye ute ntabwo ibyo byo mbizi ntabwo mbizi kuko mfite akazi kenshi mfite akazi kenshi n'ibintu bifitiye umumaro mfite abana ndimo guteganyiriza uko bazabaho mfite uyu murimo Imana nayo yampaye wo gukora kandi ubu mbona umurimo nibwo watangira ntago namenya rero bavuze ngo nabateye umwaka ibyo bintu ntago mbizi ariko ndumva ibyo ngibyo tutanabitindaho urakoze cyane turacyari kumwe na mama Charlene ubwo nibigenda bigaruka kuri mama Charlene hano bavuze ko wowe na papa Charlene mama Charlene na papa Charlene ati bahuriye mu Buraya byo warabyumvise ntabwo nabyumvise none ababivuze aho twahuriye hose aho naba narahuriye hose ndumva nta kibazo kuko n'ubundi abantu bose ntibahuriye hamwe hari abahuriye ku ishuri hari abahuriye mu bitaro baramenyana hari abahuriye muri gereza hari abahuriye muri gobyori hari abahuriye muri kwasiteri aho umuntu yahurira n'undi se ibyo ngibyo byakubera iki hari abahuriye mu bukudonera yego aho abantu bahurira njye mba numva nta n'uwo bireba yego hanyuma byakira ute byasohotse gutyo se muri andasi iyo byasohotse gutyo ndavuga bigusenya kuri uruhe rwego reka nkubwire bigusenya kuri uruhe rwego wavuze se ngo binyubaka ku ruhe rwego reka mbanze ngusobanurire hamwe icyo navuga kuri ibyo byose navuga ngo imbabura z'abanyamakuru ntizikazime ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ngo nimba uvuga mama Charlene ukabona amadolari nk'atanu cyangwa hakajyaho amadolari 10 birumvikana haba havuyemo irobo y'isukari n'inusu y'ifu y'igikoma abana bakanywa igikoma umugore nawe ukamusigira nka bibiri aho ngaho imbabura z'abanyamakuru n'abafite amacano ntizikazime izina ryanjye rikomeze ribahire ndumva ari cyo navuga ushatse kuvuga ko izina rya baricuruza baryunguka se none se ko bahamagara umuntu bakamubwira ati mama Charlene uramuvugaho iki ku isura yitagaragara kuko isura ye n'izina rye rega ndatwika uratwika sinakubwiye ko ndi umuriro ibaze umuntu baramuhamagaye ni pasiteri cyangwa ngo ni mama pasiteri barahari abapasiteri nabonye n'abandi bantu batandukanye baraguhamagaye baticara kuri kamera uvuge mama Charlene noneho wumva ukuntu abanyamakuru ari abacuyi ifoto ye ntibayishyizeho izina rye ntibarishyizeho ubwo uzi ikintu bivuze biravuze ngo mama Charlene niwe ufite agaciro kukuruta bashyize ifoto ya mama Charlene uwabivuze we baramuhisha nyamara ndatwika byose ni hano bishatse kuvuga ko kugaburira benshi ndabatunze kandi izina ryanjye n'iry'umugisha ntago bazaryibagirwa mbabarira aka kantu nkakubwire kavuge umuntu baramuhamagaye baramubwiye bati uje kuvuga kuri mama Charlene muri make nge ntibambona wenda niyo mpamvu ariko bafashe ya sura ya wa mugore bafashe isura ya wa mukobwa baramuhishe bafashe izina rye naryo bararihishe bafashe thumbnail mama Charlene na titre mama Charlene haleluya ukabura abagaburiye ubwo se urumva bitumvi kuki batakwerekana kuki baterekana ifoto yawe kuki batandikaho izina ryawe nuko ntacyo wabamarira kuba rero ngewe bafata bakankoraho titre na thumbnail ifoto ye bakayishyira bazi ko mfite inyungu urumva rero nge ndatwika kuruta bari gutwika yuko bungura yego ndi umugisha rero nimba izina ryawe wowe uza kuri kamera barihisha isura yawe bakayihisha ntuboneke hanyuma wakora ikiganiro nk'abari njyuzaho uvuga ngo ndatwika hagashya hanyuma no kuri titire ugasanga amazina yanjye niyo ariho
ni amazina y'umugisha. Oya mama Charlene rimaze kwamamara ariko Ni ukuri iri zina oya nibakomeze erega barantuka hari inyungu nanjye mba ndi kubikuramo nuko batabizi ahubwo bamenye umumaro ndi kubikuramo ntibazagaruka kuntuka nanjye ntabyo mbabwiye bakomeze baze hakomeze hashye use bigusenya kuri rwego bagutuka kuri ye nyine. Okay, wowe wavuze ko bikubaka mu byukuri. Reka nkubwize ukuri tujye tuvugisha ukuri. Ngewe nakijijwe bamvuga kandi aba bantu amakuru batagira kuba hari n'umuntu ureba akagira ubwo batariko ngo mama Charlene koko baramushaka wita ariko afite ubushobozi yafata imbunda akagenda wenda barasa cyangwa abahana ariko aba bantu ntago bazi kuvuga. Ngewe navuzwe n'abantu babivuga mu ndimi. Bavuga mu ndimi? Mu ndimi. Babahanuze? Yego. Agatitira akavuga mama Charlene. Avuga Merita. Nge navuzwe n'abantu babivuga mu ndimi bakuzuzwa. Sibyo? Yego. Mvugwa n'abantu twabanye mu butayu no mu buvumo. Nge navuzwe nabo nagaburiye nkaswe wowe ntazi niyo utaha. Navuzwe na bene data twasenganye tunasengana. Nkaswe wowe tudafite naho duhuriye. Abo bantu rero bavuze bazi kuvuga. Abo bantu bamvuze nkikizwa. Mva ku rwego ngera ku rwondeho. Iyo abantu rero bamvuze yego sinita ku byo bavuze ahubwo buriya ngenda nkareba comment z'abamvu banditse iyo mbishoboye nkahita ndeba nasanga muri comment nkasanga nta comment ya Yesu iriho ya Yesu nkasanga nta comment y'Imana iriho nkahita mvuga intireka nze mbihorere. Iyo mbona mu bantu bicaye kuri kamera ntago ndabona Yesu amvuga nabi. N'inama zo kunteraniraho sindabona zicayeho. Nishatse kuvuga yivuzwe nabi na shitani se cyane n'ikipe bakora nirega hari abantu yahaye amakarita n'amajiri yo gukora afite abajeti hirya no hino. Noneho ikindi amagambo abantu bavuga ntago baruta ijambo Imana ivuga. Okay. Sinjya nubaka rero ku byo abantu bavuga kubera ko iby'Imana ivuga nibyo bifite imbaraga kubera iki ubona ko bari kumvuga nzaba depasa muzangenda inyuma kandi ikindi naritegereje sanga nta muzimo mvuga. Iyo baza kuba ari abantu bafatika ni ukuri hari gushya sindabona kuri kamera haje umuntu muzima ngo amvuge. Kuki uvuga ko atari bazima se kandi uvuga ko abanyamakuru bakira abantu barwaye bararwaye ari abo banyamakuru se bose abarwaye none se ni ukuri nabarwaye nabarwaye haba habuze n'urwazo undi rero iyo nitegereje uko ndareba ikiganiro barabinyoherereza nkasanga umuntu yamvuze namureba nkahita muhimba bazi muri make. Rero mu bintu impamvu ntabitindaho niyo ndebye abantu bagenda bakora ibiganiro n'abakora comment nta muzima urimo ahubwo abitwa ko ari bazima bantera courage mu buryo bwose. Mama Charlene gumamo kiganiro wakoze nahembutse ya message abari ya Yesu abo mu Rwanda nabo mu mahanga Imana ibishyigikiye nyine bari message Yesu yanditse cyane rwose bakuvuga nabi akabari shitani yanditse niyo da none se hari ubwo ntago Imana irwanya Imana. Urakoze cyane nubwo umwuka arwanya umwuka. Mbere yuko tubyinjiramo n'uburyo byakira n'uburyo societe ibibona babagerageza kuvuga ngo rwose Mama Charlene ni ingare ubundi uri ingare se ingare ni iki? Reka nkubwire nta muntu nzabuza kunyita uko abyumva nuko ashaka nta nubwo ari ukwe no kumbaza kuri izi comment. Ntabikubaza uko byakira gutyo bura nawe hari abandi bafite uko bamwita. Icyo nzi nuko amazina banyita hari iryo niswe kandi nta muntu uzanyita amazina abiri nge fite izina rimwe irihe ni izina rimwe niswe nitwa Mama Charlene nkitwa Mukeshimana Emerita korera Imana isumba byose. Umva nta muntu uzabisiba nta muntu uzabikuraho kandi ikindi hari ukuntu abantu bavuga ngo barica izina nta muntu ushobora kukwicira izina. Umuntu ashobora kukwicira izina kuko yari kwisi bambonye kuri kamera ejo bundi ndi umukecuru ushaje ariko hari izina navukanye ngitwa n'Imana ntaraba urusoro bivuga ngo nta muntu wakwica izina ryawe nk'ubu ngewe izina ryanjye mbishatse ninjye waryica haritesha agaciro ariko ntabishatse nta muntu ushobora kwitesha agaciro. Ikindi shaka kuvuga
nubwo ibi bintu mba ntakwiye kubisubiramo cyangwa kugenda oya ni ngombwa kuko nkagenda gutumira ukabivugaho kugira ngo twumve uko byakira kuko biri gusirikira muri societe ni kuri murandasi igera ahantu hose ku isi birasaba ngo mama Charlene ko byakira ate ese ntahungabana bimutera ese izi stress zimeze gutya ese niba abibona nko kwibasirwa niba abibona nko kumwubaka niba abibona nko kumupromotinga none uri kubyitanga reka da nabarwayi ukagaruka ati rwose imbabura z'abanyamakuru ntizikazime imbabura z'abatumirwa ngo ntizikazime ushatse uvuga ko bagaburira kubera akoresha izina ryawe ifoto yawe utaboneye na titre ngenda kuba kubikubazaho kuko biriho noneho nkakubaza kuri mama Charlene official TV kugira ngo abantu barebe urugero uko byakira hari nabazi yuko ntazongera kuvuga hari nabazi ko afite ipfunwe ariko iyo bakuvuze nabi kuri abakurangije abakurangije babugejeje hirya burya bari kwica izina ryawe reka nkubwire usibye ko nabivuga ntago nabivuga muri make ntago amagambo mabi cyangwa ibikorwa bibi ari byo ndi kubona hari n'ibindi ndi kubona byiza kandi ntashobora kubabwira kuko mubimenye mwarara munyishe byiza yes uzi ko hari igihe Imana iguha inshuti igahita ikuba abantu 10,000 barimo kugukoraho comment hari ikintu gikomeye nabonye muri iyi minsi kidashobora no gutuma hari umuntu wantuka ngo ngire gute ngo mbihe umwanya kuko hari ikintu ukorerwa kigasibanganya wenda amafuti yose abantu bashobora muri make kikakomora muri make okay yego ubu ngubu nkagera kubaza kugira ngo mama Charlene ubu buryo uko abifata ese nukwibasirwa nukugira gute ni bande bakugiriye ishyamba ku buryo batumira bose uri kwita ngo nabarwaye nabantu bese bari bintu nk'ibyo kugeza ubu mu nshamake ibi byose bigarukaho mama Charlene bari bavuze ngo muri mu rukundo byasa nkaho uri gushaka nawe guhangana na papa Charlene nawe uri mu rukundo nawe umukobwa bagiye kubana muri make tugakora icyo cyegeranyo kugira ngo abakurikiye mama Charlene official TV bashira amatsiko y'ibyo mama Charlene aza kubivugaho yes ntabwo amatsiko bashobora guhita bayashira nonaha ariko bazayashira mu minsi iri imbere kuko iyo umuntu arimo arahinga habaho guhinga hakabaho gutera hakabaho no kurindira ko bimera byamara kumera bikanera ibi ngibi rero yego ibi barimo baratera wenda ashobora gutanga ubusobanuro ntibahite babyumva ariko umugisha urimo ngiye wenda wuzi umugisha urimo ndawuzi bazawumenya mu minsi iri imbere kubera yuko ibyo bavuga hari igihe bizagira iherezo bigire gute bibirangire kandi ngewe iyo abantu bamvuze bagahaguruka gutyo hari ikintu mba niteguye kwakira ikindi ndashaka kubwira abarokore kugira ngo wenda nabo babyumvireho ntago ushobora gukomera utakomeretse ntago bibaho ntiwakomera utakomeretse ubejo bundi Imana inyicaza ahantu mujye murabya indimi mujye mu butayu Imana uzangire nka mama Charlene ikugire nka Charlene mama Charlene uzicaye bakuvuga nkuko bari kumvuga bamusenye nawe nkuko bagusenye mumere nkawe nubona ubu mu minsi iri imbere nta nubwo ndumva nta myaka 2 irimo uraje urebe intebe Imana igiye kunterera izaba yaturutse aha hantu Imana nikubwira ngo uzakomera ubanza gukomereka ikindi Imana ikubwiye ngo wenda n'urugero iguhaye abantu ugomba kuyobora ntabwo Imana yaguha abantu uyobora itakunyujije ku ishuri mbashije rero kuyobora abantuka nkabasha kubakontorora nkabitambukamo neza nta hantu Imana itampa intebe yo kuyobora idashingiye no kuri diplome ibi rero biri kubaho nshuti zanjye zinkurikirana nagira ngo mbabwire ngo ni ibinyubaka ntago ari ibinsenya yego ntago nabikubaka ntago ari gusenya ntago ari ibinsenya hanyuma ati yabaza ko ari abantu bazima hari gushya yego ari bazima bakora iki ibyo ntago ari ngombwa niba babazima bakabikora icyo nzakora bazakimenya uwo munsi ariko ubu kuko ari abarwayi ngayo nguko ni mama Charlene turi kumwe mama Charlene official TV yirikirema abajyamahe avuze byinshi kuko itangazamakuru abagomba kuza akabivugaho kugira ngo twebe urwego juste uko abifata juste n'ababibona batabona ko byibuze byamuhungabanyije none waragaragaza ko bimukomeje tuyosoza ikiganiro
kuba bivuga gutyo topic rwose urabona mama Charlene hashize ibyumweru bibiri navuga ngo mwiyobokamana kuko wavuze kuri pastorine harya uri muvuga butumwa washinze na televiziyo mama Charlene Official TV kugira ngo isavinge ibikorwa biri social donc bigenda byunganira abantu mu buryo bwo kubundi cyane cyane mu nyigisho zisanzwe biriya gutanga impuguro ku ngo n'ibintu nk'ibyo urasoza ubwira icya bose bagiye donc biyandayanda nagahaguruka bakajya kuvuga mama Charlene no kumugaragaro bigaragara ko bari guhangana nawe urababwira iki muri rusange abagabo abagore babivuga abapastoro abakobwa gutyo abantu tubona amasura atandukanye bakabivuga urababwira iki mu shamake ikintu cya mbere mvuga nimba navuze ko harimo abarwayi ikintu ngomba gukora nuko barwaza yego ngize umugisha bazakira hanyuma nkazabambikirwa amakamba ikindi wenda navuga nko ku kindi cyiciro navuga ngo ntago igare rishobora kwirukankana moto cyangwa nkavuga ngo ntago ubwato bwakirukankana indege abo bo nta n'ibintu byinshi byo kubabwira aho ngo ushatse kuvuga iki icyo shaka kubabwira nuko nta wanshyikira ubwato ni bande moto ni bande oya igare ni bande indege ni bande ndashaka kubabwira ngo umuntu ndwanya ni nk'uwashaka kurwanya Amerika reka yes ugahita ufata n'amipfunsi gusa mama Charlene umuntu koko warwanya Amerika ko ati ngewe Amerika urumva ngiye guhangana nayo data we ubwo se wahangana na wenda Amerika nicyo gihugu ngira ngo wenda nimba nta kiragisimbura cy'igihangange gifite imbaraga ukundwanya nko kurwanya Amerika ubu se reka nze nkubwire ubu koko indege n'imodoka tuvugisha ukuri mw'abantu indege n'imodoka bishobora kujya mu masiganwa ntago bishoboka si byajya amasiganwa gute kandi bitagendera hamwe hanyuma inzira zazo si zimwe ubu surambwira ngo mbahe message koko ubu najya kubwira imodoka ngo ntunsige ndashaka kumenya indege ni ninde nyine imodoka igare ninde shobora kubabwiye nabi pastorine uvuze nabi uvuze nabi pe noneho ati moto n'ubwato nta nubwo ari ngombwa kubavugaho kubera ko nta na rimwe indege ishobora kugirira ubwoba imodoka kuko ntago bigenda kimwe uri kumva kuko nta muntu ushobora kunda burasi imodoka ntiyakwitambika indege igashya ihitambika arazi zirukanga zijye kuguruka oya rwose ntago bishoboka muri make nabo nzakomeza mbarwaze nzajya mbasengera kubera ko ibintu bavuga cyambere ntago bakijijwe ko ntago ari abakirisitu reka yego nubwo bafite amatitere bamwe ngo nabapasteri abandi ngo nabagore b'abapasteri njya mbabona ahangaha nuko basengera kandi koko ibyo mu byumba ujye basengera nk'ubu nk'abasengera erega mu bantu ushinzwe nabo barimo kubera ko nimba umuntu ari pasiteri w'umugore cyangwa ari pasiteri w'umugabo agahora aza kuri kamera utamubaza muri Matayo akaza kuri kamera utamubaza muri Yohana Matayo ikaba runaka muri Matayo hakaba runaka bamubajije muri Luka hakaba ntuza bamubajije ari pasiteri akamara umwaka kuri izi mbuga nkoranyambaga atarahugura abantu atarabigisha iby'ijuru urumva mukuri ni umurwayi ukomeye ukwiye no gusengerwa kuko hari n'umuntu umerutse kubwira nti icyakunyereka wabaye pasiteri icyumweru kimwe kuko kuri kamera nkora mbona atari pasiteri kuko umurimo w'abapasiteri ni ukuza kuvuga ubutumwa bwiza ukigisha n'ijambo ry'Imana ukagira n'abantu inama ibinaniranye ukabasengera hari n'undi nabwiye ngo icyakunyereka nibura wabaye umugabo icyumweru ngo mbone uwo wabaye umugabo icyumweru kuko mfite iyindi sura ngira gute mubonamo ubwo rero mukuri kose usibye kugirira abantu umutwaro ukabasengera ukanabababarira nta yindi nama wabagira urakoze cyane ibi bintu byose nakubashije ni bigenda bikugarukwaho ahantu hatandukanye benshi bose biyandanda nyine bakavuga cyangwa se bakumva bavuga kuri mama Charlene ubona se mupfiki ko batakuvuga neza oya icyo dupfa se wagira ikintu upfa n'umuntu mudaturanye mu bamvuga nta muntu twiganye urimo nta muntu twabanye muri korari
n'uwo dusengana ku mudugudu ntazi iyo ntaha bakuvuga kuri YouTube yego bitangaza ko ndi indaya nta hoteli twasambaniyemo mbonereho umwanya no kubabwira ngo umuntu uzi ko naba naramuhaye mu myaka maze uzaze kuri kamera sibyo ntago nkusabye imbabazi umugabo twaba twara umugabo cyangwa umusore uzaza ubivuge sinkwinginze kuri kw'Imana azaza bese sinkwinginze uzaza ubivuge uzaze rwose gusaje yaza se ninde waza erega ntabwo waza ukuri kw'Imana ninde se waza mu myaka 13 hafi 14 uzaze rwose nimba naraguhaye uzaze ubivuge abakunzi banjye babibone baramuhaye twanagiye hano tubikorera hano uzaze ubivuge icyo dupfa rero nta kintu dupfa hari ibintu bibiri bituma bavuga yego nibyo ngiye kubabwira kugira ngo n'ababatuka ngo hari abantu njye mbona benda kurwana kuko bamvuze bakurwanira ishyaka ndavuga ibintu bibiri biri gutera abantu kuvuga hari ikintu cya mbere gituruka ku abanyamakuru ntago mbizi nzasenga Imana impa izina ryanyu kuko ntimuri abanyamakuru pe ntago ushobora kwigeranya n'abanyamakuru barahari hari abanyamakuru bafitiye abanyarwanda umumaro bafitiye n'Imana umumaro kandi koko bahabwa n'ibikombe kubw'inkuru bakoze sinkwita umunyamakuru sinzi izina tuzagushakira icya mbere ndahera kuri bo mukuri kose nabo ntibanyanga aricara akavuga ati mama Charlene iri zina rye n'ifoto ye biri buzamura iki cyigisho ni bamutudorari dutanu biracuruza birabizamura iki kiganiro yego nayinda ninda rwose pe kandi reka mbabwire mwabantu ariko kubabwira nabi umuntu nakwiba akaza gutema igitoki inzara yamuriye ntuzamukubite oya pe ushatse kuvuga icyavuze ushatse kuvuga ngo umuntu wakiba kugira ngo arye ari inzara yagize ashaka kugaburira abana nta kwego kubitwa niyo mpamvu bisa yinda ko nta bababariye ndabababarira kuko ninda nindi bitera ndavuga ati cano yangiri hasi hari n'abazari n'abafungura cano iyo habayo gutya hari n'abahita bafungura cano ati reka mprofite mama Charlene ari kuri hiti hanyuma nanjye mbyungukiremo ndebe ko amantuza yiyongera icyo ni ikintu cya mbere abandi wenda navuga nko mu rwego rw'ababa batumiwe nabo burya ibyo ugira ngo se bo ibyo bakora barabizi nakubwiye ko ari abantu baciriritse n'abantu baciriritse n'abantu bari hasi yanjye ni n'abantu badashobora no kunshyikira ubu koko ntago ushobora kurakazwa nabo kuko urwego ngezemo bazajya kugera aho ngeze rimwe hari n'abashobora kubaho batahageze nzaba ngeze ahandi abo rero bo nukubasengera nkabasabira gusa bimaze kugira ingaruka n'abababarira kandi abana baba byakiriye Charlene n'abavukana babana bawe batanu iyo babyakiriye byose kuko barabireba bajya kuri social media kandi hari nibyo banzanira ati bakuvuze mama bimeze gutya ubona babyakira gute ubona bitabahungabanya wenda nka Charlene na Fisi nibo bakunda gukoresha izi mbuga Fisi Charlene na musaza bamukurikira yego Charlene iyo babonye nk'ibi biganiro by'abantu bari kunkoraho inkuru hanyuma abana nta kibazo abana basigaye baza bakakubwira ngo mama ngo ariko kuko uratwika mama aratwika ngo ahantu hose mama ngo uratwika gahita avuga ati uratwika nanjye ngahita ngira gutya ntindatwika mwana kuri kw'Imana hari nk'umudepite ugiye kwiyamamaza ukajyana nawe wamutora 100% kuko yabajyanye nawe umusitari mu baturage ndabejeze cyangwa meya ukajya kwamamaza murakoze cyane mama Charlene zo saga byose biza yenda tugeze no ku musozo watanze n'ubutumwa sibyo wavuze uti abantu uzi ko namuhaye uzi ko twaryamanye naho twabikoreye azanamarize hano kuri mama Charlene official TV kuko inkuru itangarijwe ni umupira urenge ni urengurirwa burya yagiye kubivuga yaza kubivuga hano ninge wakwicara nawe yego naza mwinginze oya zaza ntabwo bufite
azaze muzaduhamagare kuri nimero muzabona muzahamagare mufasha azaze n'uwamfasha bigiye kuba wenda bigapfira mu nzira mbese muhaye uburenganzira simwinginza azaze. Okay, murakoze cyane rero nshuti, twatangiye ntageze nk'uwo mwanya wo gusuhuza ariko njye guha umwanya wo gusezera no gushimira aba bana na Charlene TV n'aba bose duhaye iyi nkuru yawe rwose. Urababwira iki n'abasirikare ntubasige kuko yakora bemerera bakunda cyane? Ikintu ushaka kubwira inshuti zanjye nuko nishimye ku bwabo. Muri ibi bihe nagize inshuti nyinshi nyinshi cyane kandi ngira n'inshuti z'ingirakamaro. Nimvuga ngo inshuti nagize inshuti ku buryo buri munsi nakira abantu batari bakeya. Ukuri noneho n'abari baracecetse mu myaka yose ubu ngubu nibwo batangiye kuvuga. Natangiye kugukurikirana kera ukiza kuri izi mbuga nkoranyambaga, wangiriye umumaro muri ubu buryo. Muri make nabonye inshuti nyinshi uko bwije nuko bukengenda nzakira. Nabandi benshi mbabura ziri kwaka. Yego. Hanyuma ikindi nuko nabonye umugisha. Nabonye n'umugisha. Mbese muri make ibi bihe biri kunsigira umunezero n'ibyishimo kuko ntago nabonyemo abantuka gusa, nta nubwo nabonyemo abanyita uwo ntari mfite n'andi mazina ndi kwitwa n'inshuti zanjye. Ndashaka kubwira abakunzi ba mama Charlene ngo nimuhumure ntago tuzatsindwa. Nicyo cyambere. Ikindi mbasabiye umugisha ku ntege muri kuntera n'umumaro muri kungirira, mukajyana na Yesu gutabara, mukankomeza, mukanyereka yuko ibyo ndi gukora ntaruhiye ubusa, ari nabyo ndi gukuramo courage ituma ntapfunwe mfite imbere ya kamera, rishingiye ku magambo ndi kuvugwa, nishimye ku bwanyu ndetse n'Imana. Ikindi nuko ibyishimo mumpa namwe Imana izabibahe, kandi uruhare rwanyu muri kugira kuri channel yanjye hagenda mbona ho byinshi birimo birahinduka. Yego, namwe mu buzima bwanyu hagire ibihinduka. Hari abazi ko ngiye gupfa ntazongera kureba, hari abazi yuko ntazongera kuvuga, nababwira ngo ahubwo ubu nibwo mfite icyo kuvuga, kuko ndi kunyuzwa mu ruganda, ndi gupimirwa ku minzani yose kugira ngo nzavemo ngaragara nk'umuntu ushyitse, ndi kwiga kugira ngo nzigishe abandi, ndimo gukomera kugira ngo nzakomeze abandi. Mureka nibande cyane kuri wakuvuze ko muri mu bushuti, muri kwikundana, muri mu rukundo, mu butumwa. Ubutumwa namuha nakubwiye yuko ari umurwayi. Niko mufata umurwayi niko oya niko biri, nimba atazi ko narwaye yaba afite ikibazo gikomeye. Kurwara ntumenye kurwara ye, uburwayi buriyongera ukazabukurizamo ubumuga cyangwa gupfa. Uriya we nta butumwa mufitiye, ni umurwayi nzamurwaza, musengera nanamubabarira, ningira Imana zakizwa b'umuntu muzima, ariko ntanapfa sinjye uzaba mwishi. Yego. Urahubuye butumwa abanyamakuru bakomeje kwakira abantu, ukomeza kwitona abarwayi ngo urabarwaje, abanyamakuru bahubuye butumwa none. Abanyamakuru iyo mvuze ngo ni abanyamakuru birambabaza kuko atari bo. Ntago ari abanyamakuru rwose, ntago muri bo pe, kuko ari abanyamakuru bundi barazwi, ni abantu bashinzwe kugirira umumaro rubanda rurerure n'urugufiya. Hanyuma mbese hari ibintu bakora kugira ngo abantu banguke. Nabo rero message se nabagirira iyihe message se? Nindi bitero nindi bitera mwa abanyamakuru nayinda rwose, ntago nabibahora. Nakubwiye ngo umuntu natema igitoki wawe akakiba kandi ukabona ko yibye kugira ngo agaburira abana, ntuzamukubite, ntuzamuhamagarire umudugudu rwose pe. Nubona umuntu yinjiye muri butike yawe agashikuzamo ikirindaza akirukanka, ntuzamwirukankane, aribye kugira ngo arye. Umuntu uba umuhohoteye. Kuko rero iri zina ryanjye ari ryo wenda muri iyi minsi bari gukuraho kurya, imbabura zanyu rata message mbafitiye ntizikazime ku bwanjye, kubw'izina ryawe, kubw'izina ryanjye imbabura zanyu ntizikazime, nizihore zaka. Yego. Ndagushimiye cyane, urakoze kuba tuganiriye ikiganiro. Ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye Bagemahe. Yamaye data. Ushaka kuvuga urushaka kunyigana mwa? Ijwi ryawe. Yego. Binshobokena. Erega umunyamakuru agira n'ijwi, nawe siko ndazaza turika nkazantuza harya ninyi. Za injugu shaka cyane. Abaturuka nk'injugu nabahe? Kaza kuri kamera turika nk'injugu, uvuga ngo nawe ni umunyamakuru. Bumve nirijwi ryawe. Uhita wumva ko wanize.
nukuri kw'Imana murakoze cyane rero dushoje dushibira mu Charlene kuri mama Charlene official TV abatigo ndagaruka kuri buriya babutumwa ngaruke kuri abati muze ntandi muzabitangariza habitangarije uzaze umunyomoze uzaze tumushireho karubanda niba mwararyamanye ngwaraguhaye wa mugabo cyangwa musore umva ikaze kuri mama Charlene official TV ninge tuzicarana gutya twicaranye ubundi agiye agutamaza kandi ntibizakubabaze nibaze ni hano bazaze pe urakoze cyane mwakoze mwese kuba natwe n'abasirikare ubasuhuze wabasuhuje nabashuhuje no mu biganiro byose abari mu birunga abari mu rugano abari muri Nyungwe abari mu butumwa bw'amahoro yego nyine ntabari mu mijyi ariko yego abo mu mujyi nabo turabashuhujemo gake yego bari ku matara bari ku isiti ku itara ariko nabo bubahwe kuko ese bo barorohewe ntabwo borohewe murakoze cyane rero mukomeze mugire ibihe byiza nanjye Clement Bajyamenda bashimiye mwese kuri Charlene official TV nkomeze bashimire ko mumaze kutwereka ko musharinga ibiganiro byacu mushyiraho commentaire turazifite nyinshi imibare namwe ubwanyu murabona kugenda izamuka burano kubashimira n'abantu babajama rwose muri abantu beza cyane ukuntu gushyigikira systeme y'imikorere ya Charlene official TV kandi mwapuya munashimye ibyo dukora nanjye mbashimire na Charlene yabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza cyane mwese bye bye